mu mutima w'ubwenge uminyota yo kukwegera menya ubushake bwawe Yesu we menya icyo nshakaho. Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya mbonye kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira uko tugendana n'Imana yacu mu muryango w'abana b'Imana. Turasoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya mbere umurongo wa 7, haravuga ngo ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Amen. Hano turabona abagendera muri Yesu Kristo, bagenda mu mucyo kuko niwe Yesu Kristo. Yesu Kristo rero hano turabona ko n'amaraso y'umwana w'Imana atwozaho ibyaha. Hano rero turabona ko ari igitambo, ko Yesu ari we ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abari mu isi mu isezerano rishya, ariko mu isezerano rya kera byari ibitambo by'amatungo byashushanyaga Kristo Yesu. Kristo Yesu hano rero turabona ko ari we mucyo, kandi niwe amaraso ye niyo atwozaho ibyaha byacu, kuko Yesu Kristo utarakoze icyaha yagizwe icyaha apfira twebwe abanyabyaha. Kubaho rero kubwe niho amaraso ye atwezaho ibyaha byacu twakoze, kuko twapfanye nawe ndetse tuzukana nawe igihe yazukaga. Hano rero tubona urukundo ruhebuje Imana yakunze abari mu isi, kuko yatanze umwana wayo kugira ngo apfire abanyabyaha kandi babone agakiza, bagende babone uko bagendana nawe bagendera mu mucyo. Tubona ko hano ni uburyo bubiri bw'imibereho, bumwe bukarangwa no gukora ibyaha ndetse no kwibeshya, ariko ubundi buryo bwa kabiri burangwa n'ukuri kandi bukarangwa no kwezwa. Hano burangwa no kwezwa ndetse n'ukuri ni mu mucyo, ariko burangwa n'ibyaha no kwibeshya ni umwijima. Hano rero tubona ko icyaha ubundi ni uguhusha intego waremewe, icyo Imana igushakaho gukora ukanyuranya nacyo. Icyo ngicyo unyuranyije n'ubushake bw'Imana nicyo cyaha. Turasanga rero kuri umurongo twasomye, iyo ushaka gusabana n'Imana ntiwayihisha icyaha, kuko Imana ntihishwa. Umucyo rero n'umwijima ntabwo bishobora kubana, ntibaba hamwe, ntibibangikana. Mu cyumba kimwe cyangwa uri mu cyumba kimwe, ntabwo umwijima n'umucyo bishobora kubana. kandi no mu mutima w'umuntu ntibishoboka ko biba bihari icyarimwe, ngo mu mutima wawe habemo umwuka wera nk'aho umwuka wera Imana iba, cyangwa habemo n'ibyaha. Oya, uvuga ko rero asabana n'Imana akagendera mu mwijima buri gihe, uwo ntiyigeze akizwa, ntiyigeze amenya agakiza, nta kagiza afite. Kubaho rero ubumwe, ubayeho ubumwe, wunga ubumwe n'Imana mu mibereho yawe ndetse no mu mwuka, usanga nicyo Imana idushakaho, kunga ubumwe nayo mu mibereho yacu no mu mwuka. Kuko iyo dusoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 14, Yohana aratubwira ngo Jambo uwo yabaye muntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Kuvuga ngo yuzuye ubuntu n'ukuri, kuko turavuga kubana n'Imana, twunze ubumwe n'Imana mu kuri, bivuze ko yari yuzuye imbabazi ndetse no kwizerwa. Hano rero umucyo, iyo tuvuga umucyo ni ukuvuga uhagarariye ibintu ibyiza, ibintu bitunganye rwose, ibintu by'ukuri byejejwe biboneye. Ariko rero umwijima nyine wo uhagarariye ibikorwa by'ibyaha n'ibindi bibi byose. Imana rero ni umucyo, irera, ni ukuri, kandi niyo yonyine ishobora kutuyobora akatuvana mu mwijima w'ibyaha. Umucyo rero ni ukuri, kandi umucyo ugaragaza ibiriho byose. Iyo uri mu mucyo, ibihari byose urabubona, ari ibyiza ari n'ibibi. Ariko mu mwijima ibibi n'ibyiza birasa ni kimwe, kuko ari mu mwijima. Mu mucyo rero
ushobora kubitandukanya. Nk'uko ibibi rero bitajya mu mucyo, niko n'icyaha cyangwa umwijima kidashobora kuba imbere y'Imana yera, kuko Imana ni umucyo. Ushaka gusabana n'Imana areka kuba mu buzima bw'icyaha. Kwemerera abandi ko turi abana b'Imana, ko dukunda Imana, tukabibizeza ko dukorera Imana, twagera mu buzima busanzwe ugasanga turiho ubuzima bubi bw'icyaha, ibyo ngibyo ni uburyarya, ni ukwibeshya, kuko Yesu azacira urubanza bene iyo myitwarire. Ijambo ry'Imana rero riratubwira ibintu nka bitatu, uburyo butatu abagoreka ijambo ry'Imana, abigisha b'inyoma bakoresha kugira ngo bayobye abana b'Imana. Ubwa mbere ni uko bavuga ko dushobora kujya duterana kwera, ariko mu buzima tugakora ibisanzwe by'umwijima. Uburyo bwa kabiri ni uko bavuga ko bashimangira kutibuza kwifuza k'umubiri, noneho umubiri ugakora ibyo ushaka. Hari n'abavuga ko ngo ashobora gupfa kubera ko adakoze ibyo umubiri ushaka. Icyo gihe rero nicyo gikomeza, bakavuga ko udagomba gukoresha umubiri disipurine iwukariye uyibuza gukora ikintu kibi. Icyo gihe rero usanga bawemera gukora ikibi cyose, kuko bavuga ko umubiri wabo biwunaniza. Aha rero usanga ko tudashobora kwiyita abakristo ngo dukomeze kubana n'ikibi ndetse n'ibiteye isoni. Aho ngaho ntiwakunda ko Imana yacu ikomeza gukina gusa n'ikina n'ibyaha, mbese yemera ko nawe ugomba kuba imbere yayo ufite ibyaha, kuguma kubana n'ibyaha. Ibyo ntibishoboka. Ntabwo waba ugendera mu byaha, ukora ibibi, umukristo akora ibibi, ngo noneho akomeze kuvuga ko nanone kandi aba mu mucyo. Oya, ntibishoboka, kuko bitajyana. Aha rero tubona ko aya maraso ya Yesu niyo atwozaho ibyaha byose, kuko ngo nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ariko iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwizaho ibyaha byose. Ni ukubana nayo tugendera mu mucyo, tugenda uko Imana ishaka. Nibwo buryo bwonyine dushobora kwezwaho ibyaha byacu, tukaba tugendera mu mucyo. Imana rero tugirire neza kandi duhe kudahusha intego yaturemeye, kugira ngo tugendere mu mucyo, dukore ibyiza, ibitunganye, ishima, iby'ukuri, kugira ngo dushobore kuguma kubana n'Imana yacu tutagendera mu mwijima. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza, komeze kugendera mu mucyo, kuko nayo ni umucyo. Uwiteka abaho umugisha. Amen. Hallelujah.